ni ya minota 10 ni ingirakamaro cyane. Abantu bajya babona iminota 10 yo gukoresha kuri social media, bakabona iminota 10 yo kuvuga cyane kuri telefone, bakabona iminota 10 ndetse bagakoresha n'amasaha menshi. Fata iminota 10 ugira ikintu uhereza umutima wawe, ugira ikintu uvuga ku bwonko wawe. Uyu munsi ikintu natekerejeho tubuganireho ni ikintu cy'ingenzi cyane. Abantu benshi hano mu isi baravuga ngo ngiye nta kintu Imana yamariye, navukiye mu muryango ugoye, navukiye mu muryango ukennye, na imisoro ni myinshi mu gihugu, ngewe nta kazi ngira, ngenda umushomeri nta kuntu mbayeho, ngewe ibintu byinshi cyane abantu bagenda bavuga limitation no ibintu bibabuza kugera ku ntego runaka. Icyo ni iki kibitera. Navuga ngo ikintu gituma umuntu yiyumva gutyo nuko amaso ye ayahanga cyangwa se ayarebesha ku bandi. Amaso ye ayarebesha ku bandi, arareba akabona umwana biganye, arareba akabona umuntu baturanye, arareba akabona umuntu utwaye imodoka, arareba akabona umuntu bicaranye mu modoka, arareba akabona umuntu yabonye kuri televiziyo, arareba agashaka gusa n'umuntu w'umuhanzi runaka yabonye bunyana. Ariko reka tuganire gatoya, turaza kwifashisha amagambo ari muri Bibiliya, ahasigaye turaza kuganira twumve icyo turi buyakuremo. Ari n'amagambo ari mu gice cy'Abanyaroma cyangwa se ibaruwa Paulo yandikiye Abaroma, ni igice cya 12 umurongo wa 6. Uravuga ngo nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugire atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Umurongo wa 9 uravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi, urunuka muhorane n'ibyiza. Kubyo gukunda bene data mukundane rwose. Kubw'icyubahiro umuntu wese ashyire mugenzi we imbere, no mu by'umwete ntimukabe ibyangwe, muhirimbanire mu mitima, mukorere umwami wacu. N'amagambo agaragaza hejuru yavuze ngo nk'uko buri muntu wese yahawe impano. Mwabyumvisemo neza, umuntu wese yahawe impano, buri muntu afite impano, buri muntu afite uko yahawe. Igihe uremwa Imana yakuzananye na package, wazanywe ufite icyangombwa, hari ikintu Imana yaraje igituza muri wowe uragifite, nanjye ndagifite. Buri muntu wese afite iyo package, afite iyo box. Iyo box kugira ngo uyifungure hari ikintu bisaba kumenya bwa mbere ko uyifite. Urufunguzo nukumenya. Hari umubyeyi umwe wabwiye abana ngo hari ubutunzi yasize mu murima. Amaze kubibabwira, abana baragenda barahinga cyane, baracukura cyane. Aravuga ati suko bigenda, ahubwo ibintu ni uguhinga. Baza kumenya ko ari uguhinga umurima, bakawuhinga bagakuramo ibyari birimo. Mu by'ukuri cyari ikintu cyoroshye, ariko bo bagishakira igisubizo mu kintu gikomeye. Niki rero, hari n'irindi jambo rivuga riri muri Bibiliya rivuga ngo ubwoko bwanjye burapfuye. Ubwoko abantu banjye barapfuye cyangwa se barashize kubera kutamenya. No kubura ubwenge bituma. Nuvuga ngo ikintu cya mbere gituma umenya uwo uri we no kumenya yuko iyo box wayihawe. Buri muntu wese namenye ko iyo box ayifite uyu mwanya. Iyo box rero ni iyi. Iyo box bayishyiramo, bashyizemo buri muntu wese iki. Umwe baramubwira ngo umuntu wahawe impano yo kwigisha ni yigisha. Urugero nk'uko ndimo nigisha. Umuntu wahawe impano yo kugirira abandi neza, nabagirire neza. Icyo nicyo twita gutanga service.
ukora, abacuruza serivisi, abatanga serivisi bazitange neza. Iri jambo twongeye dusangamo undi muntu uvuga ngo umuntu noneho wahawe kuyobora, icyo bita leadership, ubuyobozi, kuva mu rwego rwo hasi kugera mu rwego rwo hejuru. Mwari muzi ko ziriya mpano atari za buri wese, ariko buri wese afitiye impano. Abahawe uko nguko ngo nibabikorana umwete. Noneho ikintu kirimo cyo ni icyambere twabonyemo ni ukubanza kubimenya. Icya kabiri ni ukumenya ngo niki mfite. Harimo n'icya gatatu. Icya gatatu rero ni ikihe? Ni ukumenya ikigero cyanjye. Ikigero cyanjye cyo gukoraho ibintu si cyo kigero cya runaka, cya Paul. Ikigero cya Paul si cyo kigero cya John. Ikigero cya John si cyo kigero cya Damascene. Ikigero cya Damascene si cyo kigero cya Edith. Ahubwo biratandukanye. Buri muntu wese afite aho yagiye. Nongo namara kumenya impano ye nayikoreshe ku rwego rwayo. Nicyo twita mu rundi rurime maximum cyangwa se maximum. Ni ugukora akoresheje urugero rwe. Ubwo birumvikana ko sindi bugirire umugenzi wanjye ikibazo kuko mfite urugero rwanjye. Sindi bugirire Damascene ikibazo kuko afite urugero rwanjye. Nta nubwo ndi bugirire John kuko John ntidufite impano imwe. Ahubwo buri wese arakoresha iyo mpano. Icyo nicyo kintu rero umuntu agomba kumenya. Please ndagira ngo nsabe umuntu unkurikiye muri iki kiganiro, na koresha impano yawe. Menya impano yawe nurangiza uyikoresha. Erege isi irayikeneye. Nimureba muraza kubona ko ibiti biryoha cyane iyo bitandukanye. Mujya murya imbuto, mujya mubona ko hari ukuntu umuntu arya imbuto akavuga ati murampa umwembe, murampa avoka, murampa umuneke, za mbuto uko zitandukanye niko n'uburyohe bwazo nabwo butandukana. Bivuze gute? Za mbuto ziraryoha ariko ntitujya turya ibiti ku meza, turya imbuto zakomotse kuri bya biti. Niki gikenewe rero? Gikenewe kutanga imbuto zawe, nanjye ngatanga imbuto zanjye. None abagiye kuziryaho baratwishyura. Abantu ntibishyura igiti ahubwo bishyura imbuto zikomotse ku giti. Niki rero? Production, iterambere ry'igihugu, ubuzima bw'igihugu, ubuzima bw'umuryango, ubuzima bw'umuntu ku giti, iterambere ry'umuryango rikomoka ku byo yatanze. Ibyo yatanze bigurwa amafaranga menshi. Reka ntanga urugero. Mu minsi ishize numvise abantu baza bajya kureba Diamond kuri stade. Niki bari bagiye kureba? Ni umuntu umeze nkatwe. Mu Rwanda hari abagabo, mu Rwanda hari abasore bameze nka Diamond. Ariko niki cyatumye bajya kureba Diamond? Bishyuye amafaranga yabo muri stade bagiye kugura impano ya Diamond. Bivuze ko impano yawe uyishyize hanze abantu barayigura. Umuntu araza agafata video nk'iyi ngiyi, agafata video. Nge ntabwo nzi kwigisha ariko ntabwo nzi gufata video. Iyo afashe video yishyurwa amafaranga, ari gusohora impano ye akishyurwa. Birivuze gute? Nusohora imbuto zawe, numara kumenya impano yawe, impano yawe urayigurisha kandi ukayiha igiciro ushaka. Iyo wateguye ibyawe neza, ukabitegura neza, ibyo bigira umusaruro. Ni nayo mpamvu twabonye muri rya jambo rivuga ngo umuntu wese abikoreshe kuko ikigero cye kingana. Turangirize ku kirero. Icyo ndangirizaho nicyo twabonye muri wa murongo wa 9. Kiravuga ngo dukundane, buri muntu akunde mugenzi we. Bivuze iki? Kubera ko ngukeneye kubera impano yawe ndagukunda. Kubera ko nawe unkeneye kubera impano yanjye nawe urankunda. Ikintu gitera ishyari niki gitera inzangano? Ni ukutamenya impano zacu. Ariko buri wese yamaze kumenya impano yiwe bituma agirira umumaro bagenzi be, agabe gatuma ugira umumaro. Ni iki gihugu gikeneye, ni icyo ngicyo umuryango wawe ukeneye, ni icyo we ku giti cyawe ukeneye. Iyo ugitanze ugira umumaro. Ikindi bakavuga ngo ntitukabibyangwe, ngo kubyira urukundo rwo ntibirirwa babivuga, nicyo tumaze kurangiza. Ariko ngo ntitukabibyangwe, ntitukaba banebwe, ahubwo dukore. Buri muntu wese muri kwa kundi yahawe abikore. Umuntu nandeba akamva ashatse kunyigana, biraza kumugora. Kubera iki? Birasaba ngo abanze amenye impano ye. Byakorohera umuntu dufite impano imwe, ariko tudafite impano imwe ntibyamworohera. Bivuze iki? Icy'ingenzi no kumenya ni iyihe mpano yanjye. Namara kwimenya nkayikora, nkatangira kuyikoresha. Namara kuyikoresha nkayikoresha ku kigero gikwiriye. Igisigaye nkayigurisha kuri babandi kugira ngo nabo bangurishe impano zabo. Murakoze. Umunsi mwiza. Nizeye yuko ibi bintu turi bubijyane kandi turi butangire kubikwishyira mu bikorwa uhereye uyu munsi tubyumvise. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na coach Esdras Karekezi.